Ese wigeze wibaza iki kibazo? Kuki abantu bashwana, bagatukana, bagatongana, bakarwana, bakangana, bakagambanirana, bakanicana, yewe n'abari abavandimwe bose rimwe ugasanga umunsi umwe bateraguranye hejuru, bashwambaguranye, babuze ubwumvikane? Biterwa n'iki? Igisubizo nta kindi, umwanzi niwe wagize atyo. Umwanzi niwe wagize atyo ni interuro ngufi dusanga mu magambo yavuzwe n'umwami Yesu Kristo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13:28, ashaka kwerekana uko ubwami bwa Satani burwanya ubwami bw'Imana n'umugambi wayo mu isi. Muri iyi nkuru tubona abigishwa ba Yesu hamwe n'amatsiko menshi cyane basobanuza Yesu by'uyu mugani bati, dusobanurira umugani w'urukungu rwo mu murima, utubwire icyo buri muntu, buri hantu na buri kintu bishushanya muri uyu mugani tubyumve neza. Maze Yesu mu kubasobanurira ababwira ko urukungu ari ibintu byose bibi bigusha, bizanwa n'inkozi z'ibibi. Umwanzi niwe wagize atyo rero, ikaba ari interuro yihariye ukwayo muri uyu mugani, aho nyiri umurima ari we Kristo yayivugiye kugira ngo ahoshe amakimbirane, urungabangabo, urwikekwe, amacakubiri, ubwoba no gushoberwa byari byibasiye abagaragu be, bibaza ibintu bibi byaduka mu byiza Imana yabahaye aho biba byaturutse. Kuko iyo bibaye bityo abantu ntibabura no gutungana intoki no gukekana hagati yabo, ariko Kristo mu gihe bamubazaga nta n'umwe yatunze urutoki muri bo. Mu bwenge bwinshi yarababwiye ati, umwanzi niwe wagize atyo. Ati ahubwo mwebwe ikosa mwakoze ni ugusinzira mwese mukarangara, hakabura n'umwe byibura waba maso. Kuko Kristo we yari abizi neza ko gukeka ibibi ku bandi ari isoko cyangwa se intandaro y'ibindi bibi byinshi, ikaba n'intwaro Satani akunze gukoresha kugira ngo abantu bagorwe no kubaho, yewe bagorwe no kubana neza hagati yabo, ahubwo ngo babane nta cyizere bafitanye, bakekana, bityo bamara iminsi yabo bashwambagurana hafi no kumarana. Ibi ndi kuvuga urabizi neza. Niba warigeze kubana n'abakristo bagira umuco wo kwaturirana ibyaha mbere yo gusenga kugira ngo basabirane bityo bakizwe, nk'uko byanditswe mu rwandiko rwa Yakobo 5:16 ndetse no mu Migani 28:13, ahavuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Uko byagenda kose wumvise batura bavuga ngo Imana imbabarire, gukeka, kwibaza ku bantu nkabacumuriraho, guca imanza no kuremererwa mu mutima, umwami wanjye anyeze antunganye, gutekereza ku bantu nkajya kure, inzika no kutababarira, urwangano rwo mu mutima, Imana imbabarire. Rero ibi byose ni ibikwereka ko umubare munini w'abantu babaho bakwepana n'ibibi bikomoka ku bandi. Nyamara Imana mu kubanisha abantu ikabaha kugwira no kuzura isi, umugambi wayo ntabwo wari ukugira ngo bajye bahora bacengana, bishishana, ahubwo yagira ngo banezererwe ubuzima bashyize hamwe, bahuje umutima. Ikindi kandi Kristo nawe adufitiye igisobanuro cy'ibibi byivanga mu byiza twagabiwe n'Imana, aho agira ati, umwanzi niwe ubiri inyuma, umwanzi niwe wagize atyo. Ikireka tucyumve neza. Kuva ku kibi cyatangiriye mu Edeni kugeza ku kaga, imibabaro no gushoberwa biri mu mibereho yacu twebwe abanone, umwanzi niwe ubiri inyuma. Nyogokuruza wacu Eva cyagiye nk'uyikinira igihe yakinguraga umuryango w'icyaha, yabonaga ari inzoka baganira, ariko nyamara umwanzi niwe wavugiraga muri yo. Rero kugira ngo ubashe kwikuraho uyu mugogoro n'umuzigo w'urwango rwo mu mutima ndetse n'urwikekwe nk'umukristo, ukwiye kumenya no kwemera iyi nteruro ko umwanzi ari we wagize atyo, kuko bizagufasha kugumana amahoro yo mu mutima, bityo werekeze mu nzira y'urukundo rubabarira byose, kuko ari ryo tegeko rukumbi twasigiwe n'umwami wacu Yesu. Gusa rwose tubyemeranye ko atari ikintu cyoroshye na gato ku muntu uwo ari we wese kubona abantu bagusunikira mu ngorane, ubabonesha amaso mu bantu umunsi ku wundi, bagatuma utakaza iby'agaciro wari wifitiye ndetse n'ubuzima bwawe ubwabwo cyangwa ubw'abawe, hanyuma ukababarira ukabishyira kuri Satani utaboneshwa amaso, Satani utazi n'aho aba, Satani mutazahura ngo umwiyame,
umuhe gasopo cyangwa umutikure ikibando maze yumve uko abaye, ni ukuri ntibyoroshye pe, ntibyoroshye rwose. Ariko uko byagenda kose ukwiriye kumenya ko Satani ari we ugira atyo. Kubera ibibi umwanzi akoresha bamwe ngo ababaza abandi, bituma inama n'inyigisho bitangwa n'abasesengura imico y'abantu nazo zigwira. Bati ntukabane n'umuntu umeze atya, dore ibintu 7 bikwereka ko wita inshuti akuryarya. Abandi bati dore ibintu 10 bikwereka inshuti nyanshuti. Ariko ibi byose hari inama dukura mu ijambo ry'Imana ndetse na experience dukura mu kubana n'abandi, kandi zirahagije. Ubundi umukoro ukomeye ukaba wo kwimenya wowe ubwawe, naho abantu Imana yaremye niyo ibazi wowe ntiwabamenya. Kandi burya icyatumye Kristo yegukana insinzi yakurikiye urupfu rwe, uyu munsi abamwizera twese tukaba tuyizihiza, nuko yamenye neza ko gutukwa, gusuzugurwa, gucirwa amacandwe, gukubitwa no kubambwa byamugejeje mu rupfu byose uwari ubiri inyuma ari umwanzi ukorera mu bantu. Ikindi kandi yivugiye ubwe, nuko inkozi z'ibibi nazo zemera kubibirara umwanzi anyuraho ngo ababaza abantu, umunsi w'imperuka utazazisiga amahoro, kuko zizakusanirizwa hamwe n'ibibi byazo zitabwe mu itanura ry'umuriro. Matayo 13:41 kugera kuri 42. Haranditse ngo umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Imana idufashe. Dusoza rero, inkozi z'ibibi si izo gutinywa no kurakarirwa, ahubwo ni izo kugirirwa impuhwe no gusabirwa. Umwanzi niwe wazanye ibibi byose mu byiza twari twifitiye. Ibi kubimenya bizaguhesha kwigobotora imigozi y'inzigo n'inzangano, bituma ujya mbere mu migisha Imana iha abizera. Murwanye Satani, niwe se w'ibibi byose. Muhabwe umugisha n'Imana.